ntabwo uribaho amaturo se oya shano mbese noneho ikintu utakoze oya rwose cyakora n'ibyo mu rusengero rwibyemo iki amarido ariko n'ubundi abagabo nibo sawa nkatwe dufite abagore bari abakobwa kudukora mu matwi ntabwo aba ari sawa kurumva ko ibitoki by'umugabo ntaho bihuriye n'iby'umukobwa tw'umukobwa tuba tworoshye we uje muri salo wahitamo nde ukoza mu mutwe umugabo ko njye mfite umugore b'abakobwa bo kudutera irari ntabwo aba ari sawa ndagusuje kandi nkwaye ikaze ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bya Wisdom TV Rwanda. Amazina ni Baby Nessa nk'ibisanzwe. Ubu nasanze yakamwana noneho ngano yagiye kwiyogoshesha kwa Alfred niwe mukwaferi ngo wa mbere muri iki gihugu. Ezo ni salo yawe yitwa ngo cya Alfred MKN Saloon. Ubu waje gutamo umusitari yakabimeze bite? sha ibintu ni amahoro ariko ibintu ngiye nibwo bwa mbere byangera mu mutwe ibintu by'umweru sha biri kunijya kabisa ni produit bagushyize yena rimenyereye muri za salo za Turuwasa none wakuzanye muri salo y'icumi iyi salo rero ibintu biraryana byatarika umusatsi wawe ngo urakomeye cyane bari kuworoshya oya n'ibi bintu by'umweru abanza gusiga mu mutwe sha biri kuryana kabisa wagira ngo ni igisura uziko ari produit y'abagore se ubu nawe bakugize umugore ndakanyaho ibintu biraryana kabisa biri seriye se biri kukurya bikomeye cyane wagira ngo ibyo biramufasha iki man kacuma ni ukugira ngo umusatsi we worohe ariko rero abantu basinda umuntu agasinda akibagirwa kwiyogoshesha umusatsi ukamwereraho hari n'abantu bateguye tuvuga no kwiyogoshesha irya hepfo muri Afurika y'Epfo muri abantu nabo bose bateye ikibazo we harogoshe njye kuva narongora umugore anyitaho ntabwo ari igishwati ubu ngubu oya ariko utaramushaka byari bimeze bite narashaka umugore sha hari harabaye derede wenda wagusuka derede ariko nanone ndabona umugore akwita umugore rwose banari kunyitaho gukaraba nkarabira igihe amazi ashyushye uravuze ngo utarashaka ntabwo wogaga buriya abantu b'abasiribateri nkamwe mubayeho gute ko mwashaka abagore ngo bagiye no kukozamo mugiye gukaraba genda tugende bakoze bavuye kugufuriramo se byagenze bite nta kizungezi cyagufuriyemo sha ibintu ni sawa kabisa dore nari nkukumbuye Gisenyi se wayibonye ute sha Gisenyi iraryoshye ibintu ni amahoro kwambuka abantu umunyarwanda arambuka n'umukongomani akambuka gufunga umupaka ni saa yine ariko urumogi ukagenda ukarunywera iwanyu muri Kongo ukaruzana mu mutwe n'izo kanyanga z'iwanyu muri Kongo ukazinywera muri Kongo ukaza ufite kanyanga yawe mu nda n'itabi warinywera riri mu mutwe ariko apana kuvuga ngo urambukana urumogi cyangwa se ngo urambukana kanyanga hariya ibintu by'abacoracora urareba nabi rwose ni isasu babaye gasoko no se wagiye uragerageza ntabwo wambutse ngo ujye kugerageza wumve ko waruherukaga kera nubwo wama miliyari ntabwo nshobora gutekereza kwambuka muri Kongo kubera wasize wibye ibyo nabonye birahagije ujya se cyangwa wasize wibye nubwo wama amadolari ubu ngubu amafaranga y'Igisenyi bagutayemo wisuza kwitunganya neza sinshobora ngiye kwambukirwa gusa Rubavu iraryoshye n'ibisanzwe ariko ntabwo nshobora gupima ngo ndenge umupaka kuko nageze no kuri petite barriere ako siko wazanye uruhara urumva uruhara rega turashaje urashaje ubu nanjye watangiye kuzana uruhara ndakanya mfite imyaka 40 mfite umugore w'imyaka 23 ngaho ako siko wamubyara umugore wawe nguje baya nawe arabese none se reka usiko umugore wandusha umwaka 40 afite 23 ubwo urumva namubyara ko utamubyara ubyaye kare wa 40 mfite umwana w'imyaka 23 nase ntabwo wambyara wewe wese urabona utari umukecuru
nganyumvira oya nge ntago ariyo gute abantu bikigiye mwese mwigira abana none se turi bato ko ashaje ni turi bato abakecuru b'iki gihe bigira inkumi abasaza b'iki gihe bakigira abasore nose ubu tukwite muzehe ya kamwana ngewe nanyitse abundi kuvuga ngo muzehe muzehe ubundi uba wubashye umuntu ariko umuntu w'iki gihe uramubwira ati muzehe akabyumva nabi ngewe nyise muzehe rwose nta cyakirimo ngaho re ariko nka Kanzovu gafite imyaka 52 ariko mwise ngo muzehe ngo ndi se wa so ngo ndi se wa nyoko we na Kanyonde ntibemera ko bashaje Igisenyi se ko nagwamagaye nkakubura Igisenyi ko nagwamagaye nkakubura uramugamba sha telefone bayibiye ahitwa Rabamba ngaho barayinyijije rwose Igisenyi naho haba abajura se ni yataba abajura se wenda i Kigali ibyo twavuga ko wahita ariko hari video yawe ejo undi nabonye bari kugukubita bande bankubita kanzenye kwereke cyangwa ni prank ni umumama wari ugufashe iriya ndaya ngeyo nyikubita bakamfunga nibyo mwashaka none se nakubitwa n'indange yo Centre Noire deuxième dan ibyo se ngo ibyo bivuze twebwe impamvu tudakubita abagore ni ukwirinda ribi naho iriya ndaya ubona yankubita koko ngewe atagukubita se sinabonaga yaguhabije uri kwiruka Centre Noire muri kungufu kuba ni ukwirinda gufunga ni ukwirinda gufungwa naho ubundi abagore tubakubise twabahura oya se kandi ni uko gusa iyo ugeze kuri ribi ufite icyaha cyo gukubita umugore ntabwo urirwa wisobanura wicaye hasi bagukuyemo inkweto umugore ameze nk'umutangabuhamya kandi ariwe mwagiranye ikibazo ariko abagore n'abana beza ahita nakubabarira oya ubu se gafaranga ari he ariko umugore yari yamusabiye imbabazi abagore mwebwe mufite mu mutwe sinzi ukuntu muteye ufungishije umuntu uzi ngo ni imikino wabona bamaze kumufunga ugatangira ukirizo none ese buriya nk'uriya mugore w'agafaranga ari kurizwa n'iki nyine ni uko kandi ari wafungishije umugabo hari igihe uhubuka twebwe ngewe buriya maze gufunga inshuro nyinshi hari ukuntu wowe uri umugabo nakuri umugore ufungisha umugabo ukamufungisha uzi ngo ni imikino ngo reka banze bagushyiremo ngo mbanze nkwemeze wabona bamumanuye imageragere ugatangira ukarira mwebwe ngiye mbabwire mwabagore hari ukuntu mufungisha abagabo muzi ngo ni burage mwabona umuntu bamumanuye imageragere ugatangira ukarira reba nk'uriya w'agafaranga nta nubwo ari we wambere ntabwo ari we wambere ngiye nafungiye urubavu hari umugabo yaguriye umugore w'imodoka bana muri iryo joro bajya kunywa akantu bari guserebura imodoka sinzi akabazo bagiranye umugore ajya guhamagara polisi umugabo bahise bamumanura kuri burigade ansangamo njye nari imfunzwe ariko mu gitondo umugore yazamutse ari kurira azanye ibyayi imigati amagi ibiki yakora nanjye nabiprofitiyemo buriya gufunganwa n'umukire murasangira ariko ngo ari umuntu bafunga yari umukene nyine ngananutse nk'uko kwakavamo angana nka Nyamabondo ngewe buriya ntabwo nshobora gufungwa cyenyeje nziza icyaha cy'amafuti nyiranda wabona agira kumfata mu mashati buriya nari kumukubita bogise y'ijisho ugasanga ijisho ndariturikije ako kanya ni imageragere cyangwa se iyo mukubita nkamukura iryinyo nta bisobanuro ni imageragere urumva ngewe mbwire n'abantu mwirinde abagore buriya gukubita igitsina gore akivuga gusa ngo wamukubise nta n'ikimenyetso gihari bahita bagukubita ipingu ariko nawe urwaye ruragererewe inshuti yanjye dore nk'ubu ngubu ejo bundi bari bari kuvuga ngo wagiye ngo ku Ruyenzi ngo ujyana ngo n'umukobwa oya biriya bigambo bya Nyamabondo mu Nyamabondo baba bari kwishakira inkuru Nyamabondo gushaka inkuru rero agahimbahimba kugira ngo atwike kuri YouTube abone views nge biriya ntacyo byanwa kuko nge ntacyo namuvugaho biriya bigambo ari kugenda ahuragura byo guhimbahimba ngewe ahantu naraye urumva ni ku mumama ufite cano ufite n'umugabo ari ukuntu yagiye guhimba ngo naraye ku karaya k'imyaka 16 kugira ngo abone views
njyewe hano naraye ni ku mumama ufite channel bita wa Miss TV wa Miss TV show. Uwo mumama yantangira n'ubuhamya naraye iwe afite n'umugabo, umugabo we ni inshuti yanjye. Ariko Nyamabondo kugenda gahimba ibinyoma kugira ngo akunde acuruze kuri YouTube. Biriya bintu arimo ntabwo bizamuhira. Navuye imageragere ni yaramaze y'imyaka 7. Nareba n'abarasubirayo. Ubu ngubu ntabwo madamu yabyumva ngarakare. Yabibonye. Madamu yabibonye. Ntacyo byamutwara ikisi. Ko Nyamabondo bamuzi ko ari ibintu agenda himba kugira ngo acuruze, hari umuyobe. Mwese ejo bundi we na Patrick sari gukorana na Patrick. Muri no minsi bagenda bakavuga ngo turafunzwe ngiye na Nzovu twari dufunzwe. Hoye. Bariya rero bari gushaka gutwika, ariko bari gutwika nabi. Urareba nabi we na Patrick barisanga muri gereza. Wafashe umwanzuro ubu ngubu. Seriye pe. Ubwo biriya ni itoteza kandi ni cyajyanirwa n'amategeko. Yago ntiyatorotse. Ntiyatorotse ubutabera. Barana bo nibareba nabi ndababohesha. Patrick na Nyamabondo. N'abandi bantu bose bavuga ibihuho. Abantu mwese mugenda muhimba inkuru z'ibihuho. Zitabaho mutahagazeho. Urareba nabi ngenda muzirikisha. Seriye ndajya kuri Ribuda. Ariko ngo Igisenyi ngo warageze ngo icupa ari bicupa kabisa. Icupa nagombaga kurisoma ku Gisenyi. Bafite abavandimwe, nagombaga no gusura abavandimwe. Ntacyari kumbuza gusoma icupa rero. N'icyo wari ukumbuye Gisenyi? Sha Gisenyi nari nkumbuye ni byinshi no kuhareba gusa. Gisenyi rwose nari nkumbuye byinshi cyane. Nose kutatwaye madamu ubundi komera ukuvuga ngo uzajya witwarira madamu byagenze bite? Ugiye kuryoshya. Ntago nari gutwara madamu. Ko madamu n'akazi yari afite hari yarenge wari afite akazi. We wari kumutwara akajya ariko Nzovu we yamanukanye n'indaya ye. Nukuvuga ngewe niba ari kugenda nta kazi ngiyemo ngiye gutembera bisanzwe nta kazi ndimo. Twamanukana. Ariko mu gihe ngiye mu byerekeranye n'akazi ntabwo ari ngombwa ngo manukane nawe. None Nzovu yamanukanye ihendaye? Yamanukanye indangamirwa. Nzovu se ko ahinduranye indaya. Ako se buri ako burabo ubona bamukundira icyabo. Yamanukanye indaya igeze yihita ijya mu mihango. Ahita yitegerera zamuka. We yaje yikurikiye inyuma yayo. Yes. None se na wundi yasigaranye? Ubwo no kuvuga ngo yarahombye. Oya. Ubwo kuvuga kimara gutaha. Twarongeye turarayo rimwe, ubwo Nzovu nawe yarihanganye arara wenyine. Araheba neza Nzovu. Akubona abagore bakundira iki Nzovu? Ko Nzovu agira abagore benshi. Oya, Nzovu buriya impamvu zirandangamirwa zimukunda. Nzovu niwe wa mbere wishyura indaya neza. Azi amafaranga atubutse Nzovu araheba. Uzi niyo ndaya yamanukanye. Yayiguriye imyenda, yigurira inkweto. Baniranywa irarya. Sha yazamutse ameze neza kabisa. Hako Nzovu ndumva narekura. Oya Nzovu ararekura rwose. Ngenda muzi tuba turi ku mwana henshi. Nuko gusa ngewe ibintu by'indaya narabimusigiye nabimusizemo. Ko ngiye nsigaye mfite umugore unyitaho urumva. Ako umugore wanakwita. Umugore nisanzuraho. Bana bya bindi byo kugura ku biro. Ndabona wanasinziriye ariko watwawe umwogoshi iyi saro wayibonye ute? Ariko buriya ngiye nabaza uyu mukwaferi. Buri ukuntu wabonye umutwe wa Nzovu n'aka gatwe kayaka buriya waduca amafaranga angana? Natubwire. Igiciro ubundi kiba ari icya saro. Saro ubundi umuntu ujemo wese yishyura ayo mafaranga. Yishyura amafaranga. N'ufite umutwe munini nk'uwa Nzovu kuri. Byose bari kimwe. Nawe uraza kwibuza abakiriya niyo yayo. Uragira ngo tayari abakiriya urabibujije. Hano bogoshe ba boss urabona ko iyi sara ari VIP. Urumva? Hari umukobwa none unyugeje mu mutwe sha utuzi dushyushye sha. Nari nasinziye. Oya. Seriye pe. Wumva ni afite intoki zoroshye. Ankuze no mu gutwi numva ndi kubyumviramo imbere. Watwaye nimero ze se? Oya ntabwo ari ngombwa mfite umugore. Mfite umugore. Erega kuba ufite umugore ntabwo abakobwa bakora mu masaro mujye mumenya abantu nkatwe dufite abagore.
bajye bareka kudukora mu matwi rwose kiriya baba bari kutwoza bajye bareka kudukora mu matwi ko nibo batuma duca inyuma abagore. none se ndeka nkubaze, umugabo yemererwa kugira abagore bose ashaka? ngo nguki? umugabo yemerewe kugira abagore bose ashaka, urabyemera? kandi nawe ufite abagabo benshi wa mukobwa. none se ngiye ko ndi umugore njye navuze niyo ngo mpamvu ufite abagabo benshi. none se ngiye mfite abagabo benshi. uzi kubona umugore muzima afite abagabo 3 4. abagore b'iki gihe namwe mwakuje mu gihe ashoboye kubahaza se hari ikibazo? kubahaza iki se? ni ibiryo uri kuba ni ubitaho cyangwa uba uri kwica abantu? amare kutwica ngo kuduhaza. abantu bose mwigize indangamirwa neza neza n'abagore bafite amago. none reka nkubaze yaka, umugore kugira nako umugabo kugira abagore benshi hari ikibazo? abayisilamu nibo babayemera. wowe nibwo waba utari umuyisilamu. ejo bundi wasengera muri hedini? yenda umukatolika. uheruka gusenga ryari? abayisilamu bo nubwo watunga 5 6 upfa kuba ushoboye kubatunga gusa. abayisilamu biremera. uheruka gusenga ryari? njye nsenga buri munsi. gusenga ujya mu kiliziya? maze imyaka myinshi kabisa, maze igihe kirekire ntajya mu rusengero. wigeze uba umuhereza? oya ntabwo wigeze uba umuhereza? narengize ngo cyakora nabaye muririmbyi, nabaye muri korali. ntabwo wigeze unaturishaho? guturisha? turisha reka niba abandi da. ntabwo uribaho amaturo se? oya shano mbishe noneho ikintu utakoze. oya rwose. cyakora nibye mu rusengero. urusengero rwibyemo iki? amarido. nose ubwo ntabwo wari ufite ubwoba bw'uko wenda Imana ishobora nko kugukubita akanyafu? naranafunzwe maze ndanakatirwa. noneho baragufashe? baramfashe. oya baramfashe namenye urusengero nkuramo amarido. bahita bamfungira no mu modoka irimo amagi ngenda ndi kuyanywa. bahita bagufungira mu modoka irimo amagi. nageze kuri polisi ndi kuyanywa, yari mabisi. ari mabisi? ku mukire bita Mugiraneza w'Igicumbi, uramuzi cyangwa ujya umwumva? inde? niwe mukire wa mbere Igicumbi. yitwa nde? bamwita Mugiraneza. Mugiraneza niwe wagutwaye se? niwe wantwaye nibyo mu rusengero rwe. yari afite shapeli we mu gipangu. sha nta kintu utakoze ndakanyagwa. mbwira ikintu. oya kera njye nari n'igisambo, nari Rubavu wumva. naranuraga n'agakweto n'agapantaro, nta kintu nanyuraga. mbwira ikintu wakoze kirenze ukavuga ati iki ngiki cyo noneho ubu ngubu. sha ni byinshi. ni byinshi. mbwira nka uvavuka wari wica umuntu. njyewe reka nta n'inkoko. n'inkoko n'umubusinda wica. wese hari umuntu wishe? nta n'umwe. nawe nawe umubi y'ukurumye urawureka. oya mu gisirikare se mwebwe ariko niyo mahirwe nagize. nicyo kintu nshimira Imana. kubona naravuye mu gisirikare nta muntu nishe. niwe musirikare wa mbere numvise. ariko ubona abasirikare batazajya mu ijuru? ubona abasirikare batazajya mu ijuru? hari abazajyayo n'abatazajyayo, bose si abantu nk'amwe. kandi bo baturinda, barinda igihugu. erega buriya bitangira abantu. umusirikare ni umuntu nkawe. ariko we yitangira. abasirikare ntibasenga. ntibasenga? ntabwo basenga. nabo barasenga. umusirikare ni umuntu nkawe. ushobora no kujya mu ijuru wowe wiyita umusivili ugasigara. wowe umusivili ugasigara, umusirikare akajya mu ijuru. n'ubundi ariko umusirikare agomba kujya mu ijuru. umusirikare banze naragusobanurira. umuntu yishe bari kurwana nawe ashaka kumwica, aho nta cyaha kirimo. n'umuntu ngewe nishe turi kurwana ari kuritera ashaka kunyica, aho nta cyaha nakoze. bazabibaza uwadutumye. bazabibaza uwagutumye? uwadutumye nawe azaba ari kurinda igihugu. erega buriya ntabwo bazabimubaza. ni ukuvuga ngo umuntu urasiye ku rugamba. ubwanwa ujya ubwogoshesha se yaka? ubwanwa ubwogoshe nibwo nananga kubura. ubwanwa ndabwanga mu buzima. ubwangira iki? ubwanwa mba nabaye nk'injanga. ubwangira iki se? ubwanwa ntabwo mbukunda. ariko hari abantu bakunda ubwanwa baberwa n'ubwanwa. madamu akabushimashimamo. madamu akabushimashimamo.
nose sibyo ko nawe nose nanjye woroshye wa mukobwa ntabwo noroshye gute ariko uri umukobwa cyangwa uri umumama ubu igihe tumaranye ntabwo uzi icyo ndi cyo uri umukobwa numva ukunda ibintu umuntu ukunda ibintu aba ameze gute ibirwa bwanwa bigezemo gute none ntabwo ujya ubyumva babivuga ahubwo nuko wari ubwanwa rero burambangamira mu buzima nicyo kintu nanga mu buzima ubwo nuko banga gusaza hari abantu babibwa n'ubwanwa rwose ukabona ubwanwa buramubereye ariko njyewe nk'uwo nguwo uri kukogosha nose ko wahumirije byagenze bite n'umugabo yagusinzirije komera ukambwiye ngo ni umugore wagusinzirije n'umugabo yagusinzirije ndi gusinzirizwa n'imashini ntabwo ari umuntu iri kugukirigita imashini ni OG iryana bose mugire n'abantu kabisa mujye muza mwubishashiriza imashini zabo ni originale ntabwo ari nka za mashini ziri ahirya iwacu mu makaritiye uyogoshesha ukagira ngo ni urwembe bagushyize ahubwo ndabona bari buze kugukeba reka tujye aho ntiwamukeba akomeje kuvugara cyangwa tondezi ntabwo igikebana ntabwo igikebana tondezi wamuvugisha ntacyo tondezi iranyerera ni ubwonko iranyerera ntabwo ari nka za zindi wari umenyereye ntabwo ari nka za zindi ziri ahirya mu makaritiye saro se wayibonye gute wabonye harimo ibizungerezi nta bizungerezi wabonye iyi saro ni nziza ariko abakobwa ntawe babuze abakobwa dore bosi ni ubu gira icyo mutambutseho ubutumwa umukobwa nabonye gusa uriya wanyogeje mu mutwe avuga neza yanyogeje mu mutwe ari kunganiriza avuga neza kabisa umukobwa we wamukunze ni umwe wabonye mu bakobwa bari aha bose ubundi saro mperukamo nyingiye ni saro yo mu mujyi nabwo wari wagiye kwiyogoshesha kwa wa muniga uzi ko se uzi ko no mu kwaha hose nyine naho basigaye bajya kuhogoshesha mu kwaha babyita wakisingi ntabwo urayikoresha ntabwo ndabikoresha niyo bwa mbere nanabyumva uzabaze wumve ko ibaho ubwo nanabyumva kabisa ibaho kabisa gusa ino saro y'abantu iratandukanye ndabona inde umukwaferi hari ubwo se amuzi izina Alfredi babwira ariko nimero ze Alfredi rwose niwe unyura ku basitari bagiye bakomakomeye nimero akaba ari 078 063 95 ziriya zivuge mu gifaransa ziriya zo hasi 07 95 90 16 74 0 7 95 90 16 74 akuzi kuzi igifaransa nubwo wavuga ngo nta gifaransa uzi ko ukizi 079 59 060 74 aho ko indi murazizi nyamara mu giswahili twagiye nzovu se yabishobora nzovu byamunanira nzovu nawe yarize buriya utazamukinisha ngo yagarukiye mu wa munani da nawe se sinumvisha hari utwakunaniye RRA niyakunaniye RRA niyakunaniye kubivuga amagambo arambuye RRA ni iki nyine nawe gerageza ntabyo uzi Rwanda Revenue Authority nayo uzi ntabyo wari uzi umuyobozi mu Rwanda uzi ninde ashinzwe iki umuyobozi mu Rwanda uzi nyine ninde ashinzwe iki umuyobozi nzi abayobozi se ko ari benshi abo uzi amazina rero nibo nshaka abayobozi ko ari benshi ngambwira uwuzi amazina yombi n'icyo ayobora havuyemo perezida Alfredi umukwaferi uri kunyogosha nawe si umuyobozi se Alfredi ayobora iki Alfredi ayobora iki ayobora imashini
uwo ni uwa mbere nakubwiye batatu uwa kabiri ninde uwa kabiri buri wese ni umuyobozi nanjye ni umuyobozi wanjye kwaya iby'urugo rwawe iby'urugo rwawe ariko hari abantu banditse ngo urugo rwawe ni wowe uzarwisenyera ayo ni amagambo y'abantu bamaze iminsi 3 se hashize igihe kingana iki ariko noneho Nyamabondo uri gushaka kunsenyera ntabwo bizaguhira sha Nyamabondo akuri ubona biterwa n'iki kandi Nyamabondo nureba nabi rosuri mageragere wowe na Patrick ndabibabwiye amagambo muri kugenda mucuruza muri gushaka views nabi abantu bashaka views muri kugenda mwanduranya musebanya n'abantu seriye nukuri ko marangiye urareba nabi ndajya kumutangira ikirego fata ku mavuta yazize iki fata ku mavuta yazize umuntu nisi mweto yazize agacupa fata ku mavuta azira umuntu Nyamabondo nawe wavuye imagero uzize ubwesikoro ubutano noneho ugiye kuzira urwo runwa rwawe turabiyamye akazi kandi ntabwo ari we wenyine hari abantu mucuruza kuri YouTube muri kurwanira views Nyamabondo niba afite hamuka ryo kuva muri gereza akaba ari gushakisha inkuru zitabaho seriye nareba nabi ibintu biramukora ngo ni umucuti we na Patrick ari gukorana na Patrick ibintu bari gushaka views bagenda banduranya n'abantu bari guseba seriye nibareba nabi barafunga wowe umwana mwiza ntabwo wabibakora ubu bagiye kugukorera agaki noneho ugiye kumukorera agaki boss Subaru ni ikira gahore Fresher bagiye kugushyira ugiye umusatsi noneho ugiye kuwumukaratsirira umusatsi noneho ugiye kuwumukaratsirira bagiye kumukorera hanyuma se ako ngako ko noneho ni agace ugiye ako ngako ngo ni umuti w'uruhara niko yatubwiye Alfred uruhara rwawe rugiye kuvaho umusatsi ugaruke se azamugane umusatsi uragaruka umusatsi ukagaruka bya bintu birenze urabona abantu batarenze ako kantu wari ukazi ntabwo nari nkazi nibwo bwari ariko se ko produit muri kuyimurundiramo iyo ntabwo ari produit bino birungo by'umusatsi imisarisa amagi bya birungo byose byo mu nyama nese abakobwa babiri bashyiramo n'abahungu bakabibashyiriramo bitandukanye yaka rero jya uza ahangaha uko hahenze se hahenze iki ubu ngubu harahenze umuntu yagurishije ikibanza nese we nturi umukire nukora buri munsi w'igisenyi nta mafaranga uvanyeyo umukire ni inzovu nawe ndi umukire ubu igisenyi nta mafaranga uvanyeyo inzovu urirwa wihara ngo ni umukire kandi ntagira haba arara mu mwobo nk'ifuku ari bakirirwa ari kuduteza abantu ngo ni umukire ngo akorera amafaranga menshi none se ntayakorera ariko ejo bundi ntuzi yarabyemeye Nyamabondo yaranabyemeye twebwe amafaranga tubona wenda by'amafaranga mbona keretse y'aba diaspora bandemeye aho utungutu umuduha two kuducana turiya ni ukugira ngo umuntu gusa atabura icupa n'umugore ntabure icyo kurya ariko keretse we na nyine diaspora yaremeye umuntu ni ukuvuga ngo abone amafaranga none se ikintu nkubaza yaka ubaza ariya umudiaspora kohereza umunsi umwe n'ubundi ibiganiro uba wakoze ntihari igihe biyazana oya ubabara neza none se hano ukoze interview warenze interview 3 cyangwa yaka we nuko ari wowe ubyanga none se umudiaspora yagukubise $200 cyangwa gukubitira igitabo
abahuriye n'utu dufaranga dukorera. Umva nkubwire ikintu wowe utari kwibuka, we hari ama interview wangereka, hari igihe wowe mara gukora umuntu yaguhamagara ukaba uvuze ngo reka reka ngakazi ngo nushaka gukora. Iyo naje ubwo mba nakuburiye umwanya, mba nagiye ahandi. Iyo wagize ute ntabwo wakwanga amafaranga. Iyo naje kukureba wowe ntabwo aba ari ukwanga kuza, ahubwo mba nakuburiye umwanya, mba nagiye gukipinga undi muntu. Yakari igihe abantu baguhamagara ukabangira. Oya, mba nagiye ahandi hantu. Ntabwo uzareba iyo umamagaye ntabwo mba ndyamye, nta nubwo mba nanze akazi, ahubwo mba nagiye ahandi kuko twebwe tuba dukenewe n'abantu benshi. mushobora kuhamagara muri abantu batanu, bavuga ati uyu munsi wowe reka mbe mwihoreye kuko maze iminsi ngukorera nkajya gukorera undi muntu, ariko ntabwo aba ari ukuvuga ngo nanze akazi. nose byose ubikoze hari ikibazo ugahera mu gitondo ari bose ubakorera. ntabwo muhuje amasaha. nk'ubu ngubu wewe singukoreye buno, ngiye guhita njya gukorera ahandi hantu, ariko ari ukuvuga ngo muri hano mwese nava hano mpita ngukorera muri kuri setini, muri kuri terine, ariko mu gihe mutari kumwe biba bisaba depulasema, ugasanga amasaha adufashe tudasoje. niyo mbogamizi wahuye mbogamizi yari, ariko ari ukuvuga ngo mukorera ahantu hamwe, umuntu ajya ava kuri cana ajya ku yindi, ariko mukorera ahantu hatandukanye biba bisaba iki? Amadepurasema. kandi wowe ibyo ntabyo uba ukeneye kwidepurasa. akundi wazaguza agatwikiriye k'amafaranga uyafite, wazaguza agatwikiriye wese ko nakugira uri umunyamakuru. njye nuko nta mafaranga mfite, ugenda n'ibirenge wowe. njye nuko nta mafaranga mfite, kandi wowe buri munsi baraguhemba. umemba ngahe? si wowe umemba? ubona amafaranga umemba, njye naguramo imodoka. abaguhemba abandi rega hari igihe nawe ujya uhenda abantu. nawe uzabanza uyigure, ntuhembwa na YouTube. uzabanza uyigure nawe, wowe ntuhembwa na YouTube. njye nawe ninde uhembwa menshi? ni wowe uhembwa menshi. igisenge yari yibyukiye se. uyu nguyu se inde nk'umugore urabona wamushoboye. yakanemeye nose yarashatse ntabwo ubu yanyemera, ukaba deuxième bureau. ngise hari ikibazo ukaba ofisi ya kabiri. nose tuzaba mu rugo rumwe cyangwa nanjye uzajya kunkodeshereza hanjye? uzaba iwawe. nzaba iwanjye? nk'umugabo wanjye gute se kandi mbiwa? nzagushakira iwawe n'undabiwe. sinubamwe ngo mubane mu nzu. ikibazo ariko munabanye mu nzu imwe byaba ari sawa. abagore barwana. buri muntu n'icyumba cye. umwe wajya wirirwa ukarara he? mwimuka. ikibazo cya yakanaga kubana mufite umugabo umwe mukabana mu nzu imwe birashoboka. mwabana ariko si ikibazo cyawe weho. nta kintu mwapfa iyo mwumvikana mwayibanamo inzu. nyine ikintu ndi kwibaza akagera mu cyumba kimwe ejo akarara mu kindi. ibyo nta kibazo. ikibazo cyawe weho ntabwo wamenya kuyimanajinga. we wajya utaha se? hari igihe werega wowe utajya utaha ukajya uvuga ngo wagize ikibazo, kandi umugabo iyo atatashye urabizi abagore ukuntu biba bimeze. ahubwo wenda avuga ngo bya bindi muba mwifuza ngo umuntu akore nk'uri guhatanira igikombe, njye ni ukujya mpinga aho nshoboye. ariko si ukora aho ushoboye ute washimishije umugore wawe ngo ataguca inyuma? umushimisha iki se? ugira ngo aguce inyuma weho? njyewe uragira ngo nzajye kugwa mu maguru y'umugore ngo ni ukumushimisha? ariko yaka nawe ushobora kuba witinya kuko ukuntu ukunda kubivuga. nzahinga aho nshoboye narabibabwiye. nyine nawe mbona ushobora kuba witinya. nka Jackie wagiye kuvuga ngo umugabo we ngo amutunganya nabi, biriya ni ibintu ukora ibu nawe yarenganye. umugore muzima ukajya imbere yari ugiye gutanga ikirego ngo umugabo ngo akurongora nabi, mujya mubona muri bazima cyangwa mwataye imiruho? umugore muzima ukajya kuri ribu ukajya gutanga ikirego ngo umugabo wawe ntacyo ashoboye mu buriri, mujya mumva mutarataye umurongo koko? nose niba yarumvaga adashaka guca inyuma gutanga ikirego kuri ribu, yagiye gutanga ikirego se cyangwa nuko yabivuze ku mbuga? abagore b'iki gihe murakabije, uburaya burakabije hanze aha. umugabo aracuka umugore agacukwe. kubona umugore usazanye n'umugabo bajye bashimira Imana kabisa. nose akagusazana n'umugore wawe kuri ubu ngubu ntabwo bigishoboka?
ni 1%. ariko noneho nawe urwawe ntabwo wizeye ko muzarambana? Njyewe oya njye icyizere ndagifite ariko bizaterwa tunatandukanye, nta n'igitangaza kirimo, yagenda nanjye nkagenda, nta gitangaza kirimo rwose. ariko mwe mutandukanye yaba ari wowe byaturutseho? Kubera iki se ari njye byaturutseho? Ucyumva ko ari njye byaturutseho? oya madamu wawe ni umwana mwiza aritonda. Ucyumva ko bitamuturuka? madamu wawe aritonda. Yewe n'iki se umureba ku muti? wowe ntabwo mureba mu mutima, mureba ku isura. Arega no gutandukana nta birenze. Babyaranye n'abana 5, 6 baratandukana, nta birenze rwose. N'umwana utandukana na nyina, nta gitangaza kirimo. ese kutari kubaza ibyo bari kugushyiramo ngo bimaze iki? Iki none wamuganira mbona mbaye nk'akawunga. nose wababajije? aho ngaho ngo bifashe iki Alfred? ikesha uruhu yakano nagiye kuba umuzungu. none za nkovu zirava. inkovu oya inkovu ntabwo za nkovu zirava. ndetse ibi bikuraho inkovu? ahubwo ngo hari n'intuzi ukuraho inkovu. iki? hari umuti rwose wisiga inkovu zikagenda ukagaruka bwana. nawe rero nuza ziragize inkovu zihita zigenda. wasoje gusa ndagenda nabaye umweru gutya. bagiye kukozamo tayari byarangiye. uzi imbyiro ugiye kuzana sha tugiye kureba ko woga noneho. noga buri munsi ngewe dusabe wanjye agomba kunciriza amazi. agushyuhiriza amazi? ntabwo njya nkara amazi akonje ntibiba. kubera icyo utoga amazi akonje? na koroneri ukaraba amazi akonje hari abasore. ako se buri munsi yongera iranka. ejo ni wambwiraga kuri majoro. oya ndi kuvuga ngo senior office uwo ari we wese nta senior office ukaraba amazi akonje buri munsi iranka. hari amezi ko tugomba buri munsi wiyongera ngaho ni akariko mukazaniye. dore baranyakiriye hano none iyo bakagushe bagukubita n'akaji. wahita baguha n'akaji. mva ya nose kubihakana byarangiye mpaguruke. agiye gutegereza. ntari ubwo mu kanya turagaruka tubereka agiye kogamo, turebe niba n'ikizungerezi kiri bumwozemo, bagume bakurikirana. sawa. yakana dore wewe ni umugabo ukwiyogerejemo. iyo bazana umukobwa se ngo babyanze. ariko n'ubundi abagabo nibo sawa. abagabo nibo sawa. nkatwe dufite abagore bari abakobwa kudukora mu matwi ntabwo aba ari sawa. kurumva ko ibitoki by'umugabo ntaho bihuriye n'iby'umukobwa. tw'umukobwa tuba tworoshye. we uje muri salo wahitamo nde ukoza mu mutwe? umugabo ko njye mfite umugore. b'abakobwa bo kudutera irari ntabwo aba ari sawa. nibo batuma turangara tugaca abagore bacu inyuma. ubundi wagiye ugenda umutima uri hamwe kukogosha utarinze kujya kureba abagore b'abandi? senye bazanye umukobwa akagushimashima mu mutwe agukubite intoki. bari abakobwa bagira rukuruzi. ushobora kuba we woga dore nta mbyiro ziriho. nzovu we twaramuzanye biranga neza neza. hariya buraka reka ngiye mfite umugore. siko ngiye narashaka umugore hari n'igihe namaraga ukwezi nagiye muri dushe. unukira abantu se? umweru njya ntabwo ndi umugore. nibo banuka. umugore yibeshye akamara iminsi atadakarabye aratambuka ukagira ngo ninuza za modoka za maji macafu itambutse. ariko umugabo oya buriya abagabo uko biri ntabwo ari nk'abagore. umugabo niyo yamara ukwezi atoga ntabwo wabimenya. oya nawe nyine aba afite akantu ariko ntabwo ari nk'umugore. nanakuya se kazaga ngo wumvura abangamiwe. ibyo ntibyabura ku mugabo ariko ku mugore we aba ari ibindi biba byafashe indi ntera. ntabwo uzi kogosha? oya ntabwo nigeze. akahe karimo k'amaboko uzi?
yakimbunda konyine ibya YouTube channel bivuyeho wakora iki? yaba umunyerondo nasi warinda igipangu bigenze bite aragutwite nawe utinya amazi uratubeshya agiye mu gutwi uko agiye mu gutwi ari kujyamo ariko abantu basigaye babitiranya nuko muri inshuti abantu basigaye babitiranya nuko muri inshuti bitiranya abandi kuki abantu bakunda kubitiranya dore n'uno mukwafi ari kubitiranya nuko dukorana buri munsi kuko iyo mbonye inshuro nyinshi mba ndi kumwe na Nzovu. ese buriya Nzovu ikintu cya mbere umukundira ni iki? na kimwe na kimwe inshuti yawe nta kintu na kimwe uyikundira? icyo mukundira ni uko nkunda mukunda gusa kubera ko dukorana ni umuvandimwe ariko nta bindi birenze. avuga ko ngo ari we muntu ngo utagira ishyari muri ibi bintu. Mbo ishyari kurigira hari abarigira ko niba abantu ko baba babona ko nta shyari ngira sava c'est bien. indi murazizi kabisa. C'est bien. Kuki? C'est très bien. Ibyo bivuze? It's very good. Nyamara? Bien, it's very good. Mu Kinyarwanda babivuga ngo iki? Byiza cyane. Ndabona umuntu wawe noneho kozamo bagiye kukuzana akuzi ko yakafite irende. Asante sana uri kunwika. Bigenze gute? Ndi gushya. Ko ari umugabo wakogeshe merega. Ko abagabo bashaka iki? Ko ari umukobwa ngo urebe yari kuba yaguhaye keya. Windutse hiki? Ndetse arabireba. None tabaye inzu? Senior oya nawe. Noneho ubu nanjye naza bino mukabinkiriraho. Byahindura iki se ngiye mu isura yanjye? Nawe isura iraki. Barakwiba. Madamu baramugutwara. Ntabwo ari bugusubirane uno munsi. Urataha kwa Dusabe? Uragira ngo nahe iwawe. Ariko nanjye waza ntari. Ushaka kunsamuza. Nagusamura da. Oya se kandi. None se unsamuje nubwo uri mabuja. Kambwira ati yakangwe no mu cyumba cyanjye. Dore bahise banagusigiramo utuvuta. Burangiye buriya no mu buzima busanzwe ntabwo njya nisiga amavuta njye. Uroga ntiwisiga? Nisiga mu maso gusa nabwo dukeya. Ntabwo njya nisiga amavuta n'umugore wanjye arabizi. Wewe nisiga amavuta wowe nakurusha inzobe wewe. Kayobe nagakuba nazinge nahita mba umuzungu. ese amavuta wisiga aragutukuza? Njyewe seriye nta nubwo byo kwitukuza njyewe burandi inzobe nuko gusa najya nisiga amavuta nisiga nk'utuvuta twiza nk'utwo wisiga wowe nakurusha inzobe wewe. Wahita uncaho cyane rwose. Dumwa ivugire saro yawe. Saro MKN salon.
MKN Salon. MKN Salon. Yes. Vuga nimero bakubona. 078 33 075 barangira hano hejuru ya Sina Gerard ku Giporoso mu mazu yo kwa Antoine hejuru ya Gifarama niho nkorera umurimo wanjye. Karibu rero bakiriya beza kwa Alfred hano kwa Sina Gerard mu Giporoso. N'abatunganye rwose urabona ko ariko Nzovu nawe buriya barabimukoreye aracyara. Mbese ntabwo wamubonye? Nzovu nubwo yakaraba ntabwo yatse. Mbese ntabwo wamubonye ukuntu yari gusiga amavuta Nzovu ntabwo yatse. Turukaraba. Gira icyo ubwira abantu bawe dore urasa neza pe. So inshuti bavandimwe rero ngiye saro abantu mukeneye rwose ko babatunganya umusatsi bana nahanga kwa Alfred mu Giporoso. Murakaza neza. Tubashimire. Sante sana. Mwakoze kudukurikirana. Amazina ni Baby Nessa na ndi kumwe n'umustar. Dukurikirana baradusanga. Abadukurikira. Gukurikirana no gukurikirana bitandukanira he? Gukurikira ni ukureba, gukurikira ni ukunkurikira uri kunyirukaho n'ibirenge. Oyazi. No si umuntu ari kukureba. Sozara